Welcome to Golira Gospel TV channel yanyu, kora subscribe. Nami waje nje ngusanga kuko ambere yugukamo na undi nakwirukira niwo ufite amagambo y'ubugingo na undi nakwirukira niwo ufite amagambo y'ubugingo na undi nakwirukira niwo ufite amagambo y'ubugingo uri Kristo wowe Mesiya uri umwana w'Imana. Oh, hello guys, nongeye kubasuhuza cyane igitondo cyiza, turacyari bombo turuzuye. Imana ikomeje kuturengera no kutugirira neza, kandi Imana ikomeje gutuma tubaho. Imana ikomeje gutuma tubasha kurebana. That's a miracle. Icyo ni igitangaza Imana idukoreye. Hari abantu nkuko nkomeza mbibabwira batabasha kuba uyu munsi wa none batureba, natwe tubashe kubareba. Imana yacu rero yemeye ko twongera kuramuka, nawe ukaba waramutse. Nukuri yahabwe icyubahiro. Imana ikomeze guha umugisha huri wowe ufata umwanya kugira ngo udukurikire. Turakunezerewe kandi n'Imana yo mu ijuru irakunezerewe. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire ngo tumaze iminsi mbagaburira amagufa, amagambo akomeye kubagaburira amagufa. Uyu munsi rero nje kubavangira mbakubitiremo akantu k'akaroti. Uyu munsi nta magufa, uyu munsi nta maroti. Burya ngo tugomba kurya indyo yuzuye, turya tuvange, turya utuboga, turya utubuto. Uyu munsi mbazaniye utuboga, mbazaniye utubuto, kugira ngo ubuzima bwacu bwo mu mwuka bukomeze bube healthy. Ubuzima bwacu bwo mu mwuka bukomeze bubu ubuzima bufite imbaraga muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Tubanje gushimira Imana ku mirimo myiza ikomeza kudukorera. Tubanje gushimira Imana yacu kitabeshya kandi ikomeza kutugirira neza, naho twebwe tubona tugoswe n'ibibazo, naho twebwe tubona ibibazo bidashira, ariko dukomeje gushima Imana yo yatugiriye neza, yo yaturengeye ikaturwanirira. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Iyo Mana yaturengeye, iyo Mana yaturwaniriye, dukomeje kwishima, dukomeje kuvuga imbaraga zayo. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi tugiye gusoma mu ijambo dusanga muri Matayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 28 ugeza ku wa 30. Matayo 11:28. Yesu aravuga ngo, mwese abarushya n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mutima. Kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Yesu abwira abantu ati, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimusange ndabaruhura.
Yesu ni Karuhura. Ese wari uzi neza ko Yesu niwe Karuhura? Ibyo abantu bo mu isi twakwigira byose, iyi si igoswe n'ibintu bikomeye, iyi si igoswe n'ibintu biremereye, iyi si igoswe n'imbaraga z'umwijima, iyi si irimo ibintu bidashoboka ko wagiriramo amahoro igihe cyose utari muri Yesu. Yewe we, sinzi niba uri kunyumva wowe udeze amatwi, biragoye kugira ngo ube muri iyi si ugire amahoro udafite Yesu. Reka nkubwire ngo gira Yesu mwene data, kandi kugira Yesu burya ni ukumwemerera ko aza mu mutima wawe akakuyobora, ni ukumwemerera ko aza mu mutima wawe akaba umwami, ni ukumwemerera ko aza mu mutima wawe akaba uw'igitinyiro, ni ukumwemerera ko aza mu mutima wawe akaba umunyacyubahiro, akaba ngombwa, akaba uwa mbere muri byose, mbese akaba ari we ushyira imbere ya byose mu mutima wawe. Mu byo ukora byose ukabanza ugatekereza kuri uyu mugabo witwa Yesu, ukamwizera naho waba uri mu bibazo, ugakomeza ukamwizera nk'uko Yobu yabigenje. Ntiyigeze atererana, ntiyigeze yihakana, yakomeje kwizera Imana ye. Yesu nawe arakubwira ngo komeza unyizere. Mu yandi magambo hano muri Matayo haratubwiye ngo kunkorera n'ibiruhije, kunkorera n'ibigoye, ngo kubera ko umutwaro wanyu utaruhije. Haleluya! ngo abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Sinzi niba unyumva mwene data. Yo, Yesu niwe Karuhura. Mwese muba abagaragu banjye, munyigireho. Yesu arakubwira ngo niwe blackboard, niwe rugero dukwiriye kwigiraho. Nimunyigireho kuko ndi umugira neza, nimunyigireho kuko mfite ingeso nziza, nimunyigireho kuko ntekereza urukundo ku bandi, nimunyigireho kuko ngirira neza abandi. Yesu arakubwira ngo niba koko uri umugaragu we, niba koko waramumenye kandi waramwemeye, ugomba gukora nk'ibyo yakoze, ugomba gutera intambwe nk'iyo yateraga, ugomba gutera intambwe muye. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Aho nicyo kizakwereka yuko uri mu murongo Yesu ashaka. Numara kumwemerera ukamwakira mu mutima wawe, ijambo riravuga ati dore ndi ku muryango ndakomanga. Kabone nubwo wakwibwira ko wamukinguriye kandi utaramukingurira, aracyakomanga ku mutima wawe ngo umwemerere, aracyakomanga ku mutima wawe ngo ufungure azabane nawe. Kandi numara kumufungurira azakura ibikubabaje mu mutima, kandi numara kumufungurira azakura ibigukomeretsa mu mutima, kandi numara kumufungurira hari ibikugoye bitazongera kukugora. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Reka mubwire ngo uneze amatwi, iyi si irimo byinshi, iyi si irimo ibiruhanya, iyi si irimo ibigoye, iyi si Satani yayujuje ibintu bimwe n'ibindi kandi byo kutugirira nabi. Satani arakora ijoro n'amanywa, Satani arakora ijoro n'amanywa, arohereza ingabo uko bwije uko bukeye. Ijambo riravuga ngo nta kindi cyamuzanye ngo ni ukwica, kwiba no kurimbura. Arakora uko ashoboye kose kugira ngo akurimbure, arakora uko ashoboye kose kugira ngo agushuke ku karise w'ibinyoma, arakora uko ashoboye kose kugira ngo aguhe kwikakaza. Ariko Yesu aratubwira ngo nimunyigireho, ngo kuko ndi umugwaneza kandi ngaca bugufi. Mu yandi magambo ngo sinishyira hejuru, mu yandi magambo ngo ntawankurikiye ngo yigire umuntu wo mu byubahiro,
ahubwo arakubwira ngo ushaka kuba uw'icyubahiro niyicishe bugufi akorera abandi. Ubwo nibwo butuma Yesu Kristo yazanye. Icyo nicyo cyigisho Yesu Kristo akubwira. Ariko igihe cy'ubu ngubu abantu barabihinduye, barashaka kwigira bo kwikakaza, barashaka kwitwara nk'ubumana, ngo kubera ko bavuze muri za ndimi z'abadayimoni, kubera ko bavuze muri za ndimi zitumvikana, barashaka kumva ko ari bo bariho, barashaka kumva ko ari bo bamenyekana, aho kugira ngo bareke Yesu amenyekane, aho kugira ngo bareke inzira ze zimenyekane, barashaka kwiyerekana ubu bwabo, barashaka ko abantu babasingiza, barashaka ko abantu bababwira amagambo yo kumva ngo ko bemewe. Ariko nutemerwa n'Imana ntacyo uzaba umaze. Ushobora kwemerwa n'abantu ariko Imana itakwemera, se bimaze iki? Haleluya! Ntacyo bimaze. Ndakubwira ngo Imana yacu ni iguha imbabazi, Imana yacu ni iguhugure, Imana yacu ni ikugirire neza. Ndakubwira ngo Yesu Kristo ni karuhura, Yesu Kristo ni karuhura. Ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimusange Yesu Kristo, mwemere umwakire mu mutima wawe. Ese uricara ukumva nta mahoro ufite? Kabone nubwo waba ufite ubutunzi, kabone nubwo waba ufite ibya mirenge, ariko hari igihe wicara ukumva mu mutima wawe hari ikiburamo. Ariko hari igihe wicara nubwo ufite ibyakabaye bigushimisha ukumva ntibikunejeje. Reka nkubwire ngo ufite ikibazo cyo kubura Mwuka Wera muri wowe. Emerera Yesu akoherereze Mwuka Wera, aguha ibyishimo n'umunezero, kuko niko kazi ke ka mbere ashinzwe muri iyi si. Yesu yaravuze ngo simbasize mwenyine, ngo ahubwo mboherereje umufasha, ngo nta kindi azakora, azabibutsa ibyo nababwiye byose, ngo kandi azabaha imbaraga zo gukora ibirenze. Ntimuterwe ibyo nkora ntibibatera ikibazo, ngo ahubwo mwe muzakora ibirenze. Ngo ibyo nkora ntibibatangaze cyane, ngo kuko ibyo muzakora byo birarenze. Hari amagambo Yesu Kristo yakundaga kubwira intumwa ze, ariko ashaka gutanga ubutumwa bwagutse. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Icyo agusaba ni ukumukurikira ndetse no gutera intambwe muye, ubundi akaguha umwuka we, maze akaba ari ukugirira neza, akabasha kuguha ya mahoro wabuze mu mutima wawe. Nagenze henshi, nagenze muri byinshi, ariko reka nkubwire wonteze amatwi inshuti mwene data, nta kindi uzigera ukuramo amahoro usibye kuba muri Yesu, usibye kwemerera Yesu akaba mu mutima wawe. Icyo nicyo kizatuma ugira amahoro, naho waba ufite ubusa, naho ntacyo waba utunze. Niwemerera Yesu Kristo mu mutima wawe, abantu bazajya babona uguwe neza kurusha abatunzi ibi bya mirenge. Niwemerera Yesu Kristo mu mutima wawe, abantu bazajya babona unyuzwe na gatoya kandi ukemera kugasangira n'abandi. Imana yacu nishimwe. Ijambo ry'Imana riravuga muri mu Kubara 23:19. Reka twumve iki ijambo ry'Imana rivuga. Mu Kubara 23:19, ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, ngo kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Haleluya! Ibyo bishatse kuvuga ngo Imana ntabwo igibesha. Icyo yavuze izagikora, ngo no kugikora izagikora. Kabone nuko bifashe imyaka myinshi, kabone nuko yabikubwiye ukabona wowe naho byaturuka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yacu ifite inzira zirenga ibihumbi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yacu ntibeshya, ahubwo Imana yacu si umuntu, kandi ibyo ivuze byose no kubikora izabikora. Haleluya! Ngibyo yavuze ngo no gukora se ntizabikora, ngibyo yavuye
ngibyo yavuze no gukora ntizabikora, ngibyavuye mu kanwa kayo ngo no kubisohoza ese ntizabisohoza. Dore negetswe kubahesha umugisha nayo, haleluya, yawubahaye simbasha kuwukura. Reka nkubwire ngo uw'Imana yahaye umugisha ese ninde wabasha kuwumwambura? Reka nkubwire ngo uw'Imana yahaye umugisha ese ninde wabasha kuwuvuguruza? Imuririmbye yararirimbye ngo ninde wavumye uw'Imana itavumye, ninde wavumye uw'Imana yahaye umugisha? Arongera ngo Kagame Paul Imana yamuhaye umugisha. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Imana yaguhaye umugisha naho abana b'abantu bakwanga. Imana yaguhaye umugisha naho abana b'abantu bavuga ibimeze bite ntacyo bizigera bigutwara, naho abanyamashyari bakuvuma bingana gute ntacyo bizigera bigutwara. Niboneshereje n'amaso yanjye iyi Imana iguhagazeho, haleluya, ikurindira no mu mugunzu no mu cyobo kirimo imigunzu y'intare, haleluya. Reka nkubwire ngo ubwo Daniyeli bari bamutereranye, ubwo Daniyeli bari bamugambaniye, abana b'abantu bamujugunya mu kigunzu mu cyobo kirimo umugunzu w'intare. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo harimo intare zimaze iminsi kandi zishonje, ngo kuko yari yanze kugukorera imana zitari Imana y'Amana. Icyo nicyo cyatumye Daniyeli ajugunya mu cyobo cy'intare, ngo ariko amaze kugeramo Imana yiringiye yahise ifunga akanwa k'intare. Imana igaragaza imbaraga zikomeye. Reka nkubwire ngo nawe nuramuka wiringiye Imana ugahagarara mu cyanya cyayo ugahamya gukomera kwayo, reka tureke bya bindi ab'iki gihe dusigaye twarihaye byo kuvuga Imana ku munwa gusa. Birakwiriye ko uyu munsi wa none tugomba kwamamaza Imana no mu bikorwa dukora. Birakwiriye uyu munsi wa none ko tugomba kwamamaza Imana no mu rugero ndetse n'uko abantu batubona. Abantu ubwabo twebwe ubwacu tugahinduka ubuhamya bwa Kristo bwigendera, kugira ngo abantu bajye bavuga ngo ariko kanaka nubwo tumubona ameze kuriya, haleluya, ngo ariko tuzi neza ko Imana akorera ari Imana ikomeye. Reka nkubwire ngo ushobora kuba uri umukristo ariko abantu bakubona ubukristo bakabugushakamo bakabubura bitewe n'uko witwara. Ubukristo abantu bakabugushakamo bakabubona bitewe n'imbuto wabereye. Igihe kirageze ngo abana b'Imana bamenye ko bakwiriye kwitwara neza kugira ngo babere urugero rwiza bari mu isi. Igihe kirageze ngo abana b'abantu bamenye yuko nibitwara neza ku Mana, Imana yabo itazigera ibatererana. Ijambo ryatubwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, ngo ibyo yavuze no kubikora izabikora. Naho umwana w'umuntu yagerageza kukurwanya, naho umwana w'umuntu yakwifuriza ibi bimeze bite, kubera ko hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe ngo no kubisohoza izabikora, kuko itari umwana w'umuntu ushobora kwihinduka. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Reka nkubwire ngo uyu mugabo Daniyeli ubwo bamujugunyaga mu rwobo rw'intare, kuko yari yarizeye Imana kandi akayinambaho, Imana yabanye nawe, haleluya. Reka nkubwire ngo aba bagabo Shadraka, Mesaka na Abedenego ubwo bari banze gukora nk'iby'abandi barya, ubwo bari banze kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana, bakavuga ati twe twubaha Imana ya Isiraheli nubwo turi mu gihugu cy'ubunyage ntago tuzigera tureka kubaha Imana yacu. Abagahagarara ku Mana bakayinambaho batitaye kubimeze gute. Nubwo Satani yari yabashukishije ibisa n'ibibengerana, nubwo Satani yari yabashukishije ibisa n'iby'icyubahiro, ariko bo bareba kure bamenya ko ibyo bintu Satani ari kubashukisha ari ibyaterekerejwe Imana zitavuga cyangwa se ngo zibone.
Aravuga ati ntituzigera turya ibyaterekerejwe ku bimana bitavuga cyangwa se ngo bibone. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Ng'abana b'abantu barabagambanira cyane, ngo barangije umwami abajugunya mu tanura ry'umuriro, ngo marayika w'Imana aramanuka abana nawe. Oh haleluya, marayika w'Imana aramanuka abana nabo muri wa muriro. Umwami akajya avuga ati ko najugunyemo abantu batatu nkaba ndi kubonamo bane. Reka nkubwireho neza amatwi ngo muri uwo muriro w'ibibazo urimo ntabwo uri wenyine. Komeza wizere Imana. Ibibazo uri kunyuramo ntibiguca intege, ibihe bigoye uri kunyuramo ntibiguca intege, kubera ko Imana yacu iri kumwe nawe, kubera ko ingabo zo mu ijuru ziri kumwe nawe. Reka nkubwire ngo umuhanuzi Elisa ubwo yarari ku musozi, Imana yacu nishimwe, ngo ubwami bw'abanzi ba Isiraheli ngo bwakomezaga gukomeza gutata bugira ngo butere Isiraheli. Ariko umuhanuzi w'Imana ngakagenda akabwira ubwami bwa Isiraheli inama, maze bakagwa gituma abanzi babo. Ng'igihe kiza kugera abanzi babo batangira kwibaza ngo ariko ninde umena amabanga yacu muri twebwe. Igihe kiragera umugabo umwe abwira uwo mwami ati ariko ngewe ndakubwira yuko muri twe ntawe umena amabanga, ahubwo mu gihugu cya Isiraheli hari umugabo wubashye Imana, mu gihugu cya Isiraheli hari umugabo ukorera Imana, igihugu cya Isiraheli hari umugabo Imana ibwira n'akari mu mbere cyane. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Ngiye kigeze wa mwanzi wa Isiraheli ngo yohereze ingabo kujya gufata Elisa. Ubwo umugaragu wa Elisa yabonaga izo ngabo ubwoba bwaramutashye, ngo nuko aragenda abwira Elisa ati cyakwereka ingabo zitugose, ngo noneho ziratwishe ziraturimbura. Elisa aramuseka cyane aravuga ati cyakubwira ingabo zitugose, ngo cyama Imana ikaguhumura amaso ikakwereka ingabo zitugose. Neza amatwi reka nkubwire ngo Imana yacu ni guhumura amaso urebe ingabo uri kumwe nazo, kabone n'ubwo uhagaze mu bigoye, kabone n'ubwo uhagaze mu ntambara zikomeye, ariko ingabo z'Imana ziri kumwe nawe kandi zifatanyije kurwana urwo rugamba, zifatanyije nawe kurwana urwo rugamba. Ingabo z'Imana ziri kumwe nawe kabone n'ubwo waba uri mu itanura ry'ibibazo bigutwika bigeze hehe. Icyo usabwa ni ugukomeza kwizera Imana ndetse no kuyisenga, kubera ko amasengesho ari rwo rufunguzo rwa byose, kandi gusenga akaba ari ugusabana ndetse no kwegerana n'Imana. Imana yacu ni guha umugisha wubanye natwe kugeza aya masaha. Imana yacu ni kugirire neza kandi ikomeze ikurengere muri byose. Cyubahiro n'ikuzo bikomeze bibyaye. Ngusabira umwuka wera kugira ngo abane na Data mu izina rya Yesu. Nsabiye abanyumva bose imbaraga za mwuka wera kugira ngo zibashe kubayobora kandi zibageze Mwami Imana mu nzira wifuza kuba barimo. Ndasengera buri umwe wese kugira ngo Data umuhe imbaraga zo gukora subscribe kugira ngo yinjiye mu muryango mugari wa Gorilla Gospel TV Show, umuryango uhagurukiye mu rw'imisozi igihumbi kugira ngo wamamaze ubutumwa bw'ukuri bwawe kandi butagabanyije butanongereweho. Icyubahiro n'ikuzo bikomeza bibi byawe uyu munsi n'iteka ryose nsenze nizeye. Amen.